leta ivuga ko bagomba kwishyura ati byo kwigira ubuntu ntabyo, ariko M23 nayo igakaniti kubera iki mushaka ko aka gace tuyobora, urumva mushyiraho amategeko k'abanyeshuri bagomba kwishyura, ati nabo ntibagomba kwishyura. icyo M23 irwanya muri ibyo byose yego ahanini nuko akategeko rivuye Kinshasa rishyirwa mu bikorwa hiyobora. yego leta irimo gukora amayeri yose kugira ngo igarure cya kirya autorité d'etat ahantu hose, nubwo leta yavuga ikintu cyiza kure ahantu M23 tuyobora igomba kukirwanya byanze bikunda. M23 ishaka guca ikarita ikavuga ngo reka aho tuyobora twebwe hakorwa ibintu bidahuye n'ibyo aho muri leta hagize, nazo bikomeze kugaragaza ko harimo wa mututu hatandukanye byari intere kure M23 ikaba ari zashyira itegeko bivuga ngo turabyanze, ariko leta yamaze kubisinya nari kuri leta ikabisinya, ariko twe tugashyira itegeko ryacu ahubwo ririmo gutandukana na leta. Nta muntu n'umwe usigaye avuga ko atazi ubuhemu bw'abarundi babaye mu kibumba nahe hose. Icyo rero ntabwo kizatuma badashyira hamwe muri Sud Kivu bazitunira ku Burundi kandi ya system bazayikuraho. Uriya muntu urimo kubigisha ubonye atambaye impuzankano ya CNDD-FDD ya mashati yabo utwana tungana kuri yase babita ngo ibiswi by'inkona. ibiki ibiswi by'inkona ibiswi ni imishwi. Inkona iba mu kirangantego cya CNDD-FDD igo nyine ntujye ubibona se bero ngo ni imishwi yabo bazavamo inkona, ubwo bafite inkona zimbonera kure bakajya n'ibishwi byabyo. Mbwira gufata abana bato kabisha banasha ni batoya n'ukuri pe bira no kwica abana abarundi babikwiraho bahangana na FCM 23 izabatsya kandi zasitanzitse erezo makizi k'abarundi muri rusange barengana ari ubutegetsi bwabo bwabananiye. Iyo ntambara ntago izabagora. Cyokora abarundi buriya baba bagifite rumu yo gukemura ibintu atansiyo. yego akaba kumwero ka iminsi 3 buriya diplomasi ikintu cyo bavanga igihugu cyose biba gikomeye. Bakunga ubumwe kandi bigakunda bagakosora ibikoso bakavuga twaje gutabara president aradutabaje kashize twaraziriye muze namwe duturane byakunda nta birenze. Aba generali bamakenga nabana batwirwana bareka ibyo barimo barabizi kuki badatera uvira ngo bayikuremo, kandi bavuga ko itegeko rya makenga ari ryo ribura kugira ngo babe kandi kuki makenga nyine datera uvira nibohereza abantu badasara abanyekongo ati ntituzabikunda, kandi bagomba kumenya ko nibohereza isura tudakunda hano ati ibintu bizagenda nabi. Ni video na ngo vitu haribika nayumvise ibyo rege mu venture biri coding bashobora no kugidoha ko bati mu bikine mwumva ibyo abantu ba leta bavuga nta kibazo niba itatumwe na leta yamukozeho iki numuza leta ariko ni reserviste b'ingabo za leta no ujye ubivuga uti bashobora kuba ari umbrella ya ntuze ya leta ntabwo nshyiramo probability ndiko byubatse bajya bavuga abantu bakongomani yaba Tshisekedi rwanda yarabivuze ariko abishyiramo ibindi bintu bibi ariko ukabona abihuzaho na Kabila even n'abandi kuko bakwiye kuganira hakakosorwa byinshi nk'abakongomani basangiye igihugu. Icyo gihe nibwo banavuga bati kunyita gutya ntibishimisha. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Garagara cyo uko bimeze kugeza kuri uyu munsi atuko isura igaragara ati birashoboka yuko hatagize igikorwa cyangwa se ibiganiro hagati y'impande zombi. Ubwo hagati y'impande zombi bamvuga ni side ye Burundi na side ya mama 23 ari nabyo nabonye umugabo witwa Nyarugabo avuga ati noneho bohereje abasirikari 10,000 baza kwica abaturage bo mu Minembwe. Bamwe bati ibi bintu ati bashobora kuzabyishyura uko byagenda kose ati kuko ntago mama 23 izakomeza irebera gutya gusa ati intambara ikazaba yakambuka ikajya no muri iki gihugu cy'abaturanyi. Ubibona gute nk'umusesenguzi w'akarere? Nawe barimo kunsubirisha abanyene byo nsanzwe mvuga bazarwana FCM n'abantu n'Uburundi na system iri mu Burundi uyu munsi idahindutse bazarwana bazumva nemitsi. Yego imyaka nyamihana nubwo ari ingahe CNDD-FDD ni regime ya FCM 23 bazarwana byanze bikunze bazarwana bitewe n'Uburundi budakuramo akabo karenge bazarwana banashingira kukuba Uburundi bumaze kubagera mu muhogo
iriya system iriho bagomba kuyirasa ikavaho kandi ntago bazayitsinda none na Nyarugabo yabisubiyemo ni ukuvuga ngo uvuga ikinyarwanda abanyamurenge bo muri Nord Kivu nahe hose urumva tafoke zagiye no muri za Kicanga zigeze hose nta muntu n'umwe usigaye avuga ko atazi ubuhemu bw'abarundi babaye mu Kibumba nahe hose icyo rero ntabwo kizatuma badashyira hamwe no muri Sud Kivu bazitunira ku Burundi kandi ya system bazayikuraho CNDD yishyiramo ngo turi benshi ngo turi inkona nabonye ikina na karate buri kimwe cyose ikinisha utwana urumva uriya muntu urimo kubigisha ubonye atambaye impuzankano ya CNDD ya mashati yabo utwana tungana kuri yasi babita ngo ibiswi by'inkona ibiswi by'inkona ibiswi ni imishwi inkona iba mu kirangantego cya CNDD igo nyine ntujye ubibona se bero ngo ni imishwi yabo bazavamo inkona ubwo bafite inkona zimbonera kure bakajya n'ibishwi byabyo mbwira gufata abana bato kabisha banasha ni batoya n'ukuri pe bira no kwica abana yewe umuntu wese ambwira twe tikubejo umushuti wawe yese ambwira ati ntubona no muntu utambutsemo kwambaye umupira wa SNDD ati ni bo pe kandi ari imbere yabo ariko gerabuze ati kandi ari abamama bavuga ngo yewe ngaramunize ngo ndikindese umva garabaki biri ariko barabikora nyine muri politike yabo bakora ibintu bimeze ni batoya pe bakora ibintu bimeze nk'iby'intera hamwe na CDR nibira bakoraga kera bambara ibikwembe buri amabisi bagiye gute twajyaga tuyibona turi abana se bagomba kuvaho bari ibyo byarangiye babara abarundi babikwiraho bahangana na FCM 23 izabatsya kandi zasitanzitse erezo makizi k'abarundi muri rusange barengana ari ubutegetsi bwabo bwabananiye iyo ntambara ntago izabagora cyokora abarundi buri bagifite rumu yo gukemura ibintu atansiyo yego akaba kumwero ka iminsi 3 buriya diplomasi ikintu cyo bavanga igihugu cyose bigikomeye bakunga umwe kandi bigakunda bagakosora ibikoso bakavuga twaje gutabara president dutabaje kashize twaraziriye muze namwe duturane byakunda nta birenze muze duturane tubane nk'abaturanyi nk'indyarya bajye baryaryana ariko baturane ariko nibanga nk'ubu tuvuga ukabona uviritewe nta demarishe diplomatique yabayeho nubona uviritewe n'inyesha maze mu 23 nta kintu abarundi bagashaka guhangana urumva ubwo muri ruzakurikira hari igihuru none se nabyo twabonye uriya mugabo avuga ko bakomeje kohereza abasirikare mu misozi miremire kugira ngo ikomeze itsembe abanyamurenge none urabona marshali uyu muperezida wacu w'umuturanyi umuperezida wacu uyu muperezida w'umuturanyi mu wacu nawe nyine yego afite navuga umutima wo kuba yahagarika abasirikare be cyangwa se ahubwo urabona ko afite umutima amafaranga kuko marisha ngewe ndabibona njya mbona n'abarundi kabisa mu bitekerezo byabo n'abanyandikiye bati twe byatangiye tubona ko ari ugutabarana atari ko icyo tubona cyo ati never nuko we ashobora kubashyiramo n'akandi kantu yifitiye ubwe mu mutwe we ati kuko nago twiyumvisha uburyo ki umunsi kundi hoherezwa ingabo ati ndetse n'ubu bikomeye abona ko mama 23 ifata abarundi umunsi ku wundi bagahana urabizi ko ushize twavuze ko bahanye iki baguranye ariko nyuma yo kugurana none kongera koherezayo abasirikare bangana n'ibihumbi 10 ubona umutima afite n'uw'amafaranga ntago nekeza ko afite umutima kwikuramo intambara marsha nta kibazo nyene ubwo umuriro urumva uzakurikira utwatsi duhereza igihuru yego uko nyine azabona ingaruka zabyo se icyo bivuze amafaranga nakomeza yakire ntawo byanze ahubwo akakwikumbaza utese iyo division yohereje yindi isanga izindi ngabo izahagarara imbere mu 20 nshaka ko barwana hariya ntabwo yabahagarara imbere uko byagenda kose yego bazatsindwa nibatsindwa arega never ari mu mureke wenda azabigorora amaze gutsindwa uruheno tuza ko je strategy ese ubwo usanza bwire mu 23 tekano horeze n'izindi banyihera amadolari nimuzajya gukora kuri buto muzambwire kugira ngo bajye kwica abanyamurenge ntuze marsha abanyamurenge se bafite abarinze bitwa twirwaneho nanone ohengeye nagaruko mbijya mbitekereza ko bishoboka abanyamurenge nabo baragiye tuya tumona ama video yabo batatura amahoro yego ubundi bati twatewe bitewe n'ahariho ibyo byihorere ibyo intambara birimo amacenga menshi none nyine bagiye bakakubita mu Burundi bakajya atarazaniza ibyo 10,000 ese kuki birindiriza umwanzi ngazane izindi division zo kukurasa nuko kurasa division imwe zo kurasa division bye birangana mu mvune hari division imwe wenda bakongeye hindurire kandi ubutasi bwawe burabibona kuki udatereye division ya mbere mu gihe indi ikitegura ukagereka ngo zirundane ni diamase barimo kuzana
aba bajenerali b'amakenga n'abana batwirwanaho bareka ibyo barimo barabizi, kuki badatera Uvira ngo bayikuremo? kandi bavuga ko itegeko rya Makenga ari ryo ribura kugira ngo babe, kandi kuki Makenga nyine adatera Uvira? bati ntabwo bakora iki, ntabwo batera ino mujyi wa Uvira badahawe itegeko, kandi koko nibyo. Ntibaritanga. Ahubwo uyu mu General Makanaki mbonye video ye umita nibuka aho yavugaga ati nibohereza abantu badasara abanyekongo ati ntituzabikunda, kandi bagomba kumenya ko nibohereza isura tudakunda hano, ati ibintu bizagenda nabi. Ni video na ngo vitu haribika nayumvise. Ye wayumvishe none se urumva bitaha akaryo nibyo nakubwiraga. M23 kundi kihenteraho kuko mu bintu byumvikanweho harimo na Doha na Washington. Yego. Hate speech zigomba guhagarara, imvugo z'urwango. Ubu ngubu wabaye ikimenyetso cya mbere. Ibyo se biguye nabi mu 23. Hari bombe iruta iyo ngiyo yo kuba wisha amasezerano bajyanye n'umuntu. Ibyo rege mu 23 biri coding. Bashobora no kugidoha kabati mu bikine mwumva ibyo abantu ba leta bavuga. Nta kibazo. Niba itatumwe na leta yamukozeho iki? Numuzareda ariko ni reserviste b'ingabo za leta. No ujye ubivuga uti bashobora kuba ari umbrella yantuze ya leta. Ntabwo nshyiramo probability ndiko byubatse. Kuko bikwereka ko ntacyo kunese katabihaniwe. Katabibuje ideology nyine barayifite cyane masha. Byumvikane ko no hagati yabo batizeranye. Rero Tshisekedi nawe ibi bintu byo kuba bavangura navuga bagendeye ku masura. Aricyo kintu kinatuma mwe babita abanyarwanda masha. Ni ikibazo gikomeye. N'abayarega babavangura afite uko bitwa cyangwa se n'aba Rwandofone afite uko bita abandi. Yego. Urumva kera muri za 60 80 70 nabo bitaga undi wese utara mu Rwandofone umuzayirwa. Yego. Aya macakubira bazi imyaka myinshi. Nyine kandi baraturanye. Ati ni wa muzari guciye ahangaha. Mu mvugo zisanzwe ziza kuvyimbamo zivamo izo mvugo z'urwango. Ni nabyo bajya bavuga abantu bakongomani yaba Tshisekedi rero ndarabivuze ariko abishyiramo ibindi bintu bibi. Ariko ukabona abihuzaho na Kabila. Even n'abandi kuko bakwiye kuganira hakakosorwa byinshi nk'abakongomani basangiye igihugu. Icyo gihe nibwo banavuga bati kunyita gutya ntibishimisha. Mu kanya twarimo tukora ikiganiro kuri radio tuvuga ukuntu bagiye kubaka ikigo cy'amatraining umuntu azajya anyuramo afunguwe akamara y'imyaka 2 bitewe n'amezi n'igihe gisigaje akasohoka amajya mu buzima bwa gisivili akiga imyuga akagira gute. None abanyamakuru bakavuga ati ariko n'abaturage bazigishwe imvugo bakoresha umuntu afunguwe. Ukomeza kwitwa umuntu ngo kanyururu ngaraje ngo iki ngaraje ngo n'iki abo babyitwa hese muri societe nyine ukuntu umuntu azaba yigishwe ukuntu yisanga muri societe. Societe yitigishwe ukuntu izamwakira. Impande zombi z'abarwana muri Kongo umwe yitwa ngo we umunyarwanda undi ati nawe muzayirwa. Yego. Ntibashobora kubikemurira Doha kubera ko Doha nibyo nigeze kuvuga sizi ko na Emile wa Qatar azi ko ayo makimbirane atari cyo. Yego. Na Amerika kubimenya yumva ifite amoko nk'ibihumbi bingahe iwabo wenda kubyitana ntacyo bitwaye uko hubatse cyangwa se bitarigeze binahaba. So urumva ni ikibazo ariko ubwo biganiriye bavuga bati banyarwanda kuva kera mwatwitaga abazayirwa. Abanyarwanda bati nawe kuva mu myaka 30 ishize mutwita abanyarwanda. Umuti no uherero uzajya wita umuntu gutya itegeko rimeze gutya. Kujya kuri radio ukidoga itegeko rimeze gutya bakabitora bakabyumvikanaho. Rero ntacyo barumvikanaho namba nta n'ufite umutima wo kukivugaho ariko biriya bazarendo bakora ntabwo bafite uburenganzira bwo kubikora nta tegeko ryubahirije ntabwo ari byiza. Ariko nimuganira sibyo bazakubwira ko nabo bafite icyo wenda batashima ko uri abo banyarwanda uti gute nk'abantu babwirwa ko ino myaka 30 yose bayirwanyemo intambara bati baribona nibo bakuyeho Kabila bakaba banashyiramo n'utundi bati wenda nabo banamwishe bamba bakuyeho mu buto bashyiraho Kabila ati wenda nabo banamwishe kandi banababeshyira. Urumva kuri ground iri kuri Kongo hari aya makuru umuzarenda afite ahabwa abwirwa sibyo. Ntituzi n'ibyo abanyarwanda bo muri Kongo bongorera abana babo ku mashyiga. Rero niyo mpamvu bikiza bavandimwe urarama bazakizwe no kwicara bakaganira ibintu byo gusasa inzobe byakwanga byose iyo obushone yanze bakarwana icyo bita kurwana inkundura umwe akanesha undi akavuga ati ndagukubise icara hamwe twiyunge. Urumva muri Kongo ikibazo izo busiyo kore ebyiri imwe iradigadiga M23 nshaka gukubita ibangura ngo tumenye ngiraga naye abazarendo ntibayinesha nabo na leta. Ese iyo nshiri biryoshye muri bishyushye urumva bibiri avuga ngo ni udashyushye ukaba utanakonje ngo urakazu yazi ngo ndakuruka
ikibazo cyo muri Kongo n'ikive mu buzuyazi. Yego. Kongo n'ibigura indege, igura ibibundi, igura ikindi kintu kupite tureke neshe mu 23. Ariko nayo mu 23 ariko kumeza yandika amatangazo atarwana. Kuba mu 23 yagombye kubiyobora Kivu dala muri integralité yayo. Yarakubise iri Fizi iri hose. Yego. Yarakubise iri Butembo iri Beni. Ariko wibaze nawe izi nyeshyamba zirimo kurwana. Beni ifite General Eva Somo wo kuri leta uyobora Kivu y'Amajyaruguru, hepfo Jean Jacques Purusa agikora. Adakora no mu buhungi akorera mu ntara ye. Mukabona ko atari menace muri nyeshyamba. Ni ikibazo. Bafite abaguverineri bane mu ntara ebyiri, ku mpande ebyiri ziri aho ngaho. Bano bose barwana baburamo determination iri kuri level ikwiye. Yego. Kuko itari kuri level ikwiye barayifite, ikituma umuntu aramunda afite determination. Ariko determination iri positive ikemura ikibazo. Niba ntawe ushoboye kugira gutyo ni barwane nyine icyo kintu gisigaye. Masha dusoza kuba leta akenshi ashobora kuba ibonye yakwiyeho kwigira ubuntu ku banyeshuri bo mu bice bigenzurwa na 23. Ibi byo bishatse kuvuga iki, bishatse kwerekana iki? Ese si nko guhima izi nyeshyamba cyangwa se abaturage bari muri ako gace igenzura? Iryo tangazo narisomye nihuta, urifite hafi ari insomere. Ahubwo ndarinzi ko ndirimo kuburija M23 kureka abaturage abana bakigira ubuntu. Ntibishyuze. Oya. Bisome turebe. Ye nabisomye nihuta. Oya nihuze ni leta ivuga ko bagomba kwishyura. Ati byo kwigira ubuntu ntabyo, ariko M23 nayo igakaniti kubera iki mushaka ko aka gace tuyobora. Urumva mushyira amategeko k'abanyeshuri bagomba kwishyura, ati nabo ntibagomba kwishyura. Mbese urabona ko biracyari bari kuvuguruzanya. Ese Kinshasa ifite ububasha bwo kuba yashyira ayo mategeko muri aka gace 23 iyobora? Nyina nicyo M23 irimo kurwanya. Yego. Igikeri ngo cyagiye kuburana. Bagikatira urwo gupfa ariko ngo bakijugunye mu muriro. Yego. Kiravuga mu bujure, kiravuga kiti uwo muriro mugiye kunjugunyamo nafi ikomeye, mujugunye mu mazi. Noneho ngo baravuga batese koko abantu babagabo bacamanza ni nteka ingana gutya tutegekwe n'igikeri. Yego. Bagenda bakujugunya mu mazi. Yego. Genda kujugunya mu mazi ubuzima bwawe bwose. Kigezemo ngo niko cyahereye cyitoza kujya gikomora abantu. Kiti nawe twanda bakinyaga kinosha. Yego. Bagebwira ko mu njugunya mu mazi ariho habikona hisabiye. Kubera igiye wuri yanyu n'agasuzuguro na arrogance. Muzi ngo murampemye kumbe mu njyanye wacu. Njyanya heza. Muri diplomasi na politique abantu barabacengana. Icyo leta icyo M23 irwanya muri ibyo byose. Yego. Ahanini nuko akategeko rivuye Kinshasa rishyirwa mu bikorwa hiyobora. Yego. Leta irimo gukora amayeri yose kugira ngo igarure cyakiri rya autorité d'etat. Ahantu hose. Nubwo leta yavuga ikintu cyiza kure mu ahantu M23 iyobora igomba kukirwanya byanze bikunda. Ni je numva ariyo conflit irimo. Yego. Niyo conflit irimo, ariko no kureba ngo M23 ishaka guca ikarita kavuga ngo reka aho tuyobora twebwe hakorwa ibintu bidahuye n'ibyo aho muri leta hagize. Nazo bikomeze kugaragaza ko harimo wa mututu hatandukanye. Byarentere kure M23. Ikaba ari zashyira itegeko kuvuga ngo turabyanza, ariko leta yamaze kubisinya. Nari kuri leta ikabisinya. Ariko bwe tugashyira itegeko ryacu ahubwo. Yego. Ririmo gutandukana na leta. None kuki M23 ishaka ibiri Kinshasa aribyo bikomereza igoma kandi bagomba kugaragaza difference. Navuga nti mwishyure bakishyura igihembwe kimwe. Nkavuga nti ubutamu bikuru no ku bwacu ariko atari leta ibikoze. Nta wamenya, ariko ahanini nicyo kirimo. Ngo itegeko rya leta abaturage batumva ko barimo kubahiriza itegeko bategetswe na leta. Erega leta ishobora kubikora kugira ngo ariko abaturage bayumva. Yego. Kandi mu fasta kiyobora. Akantu kose karimo kuba hariya buriya. Waba uri muri education, kari muri sura y'intambara, haba ari muri justice, kari muri sura y'intambara. Ni nkuko leta ishobora kuvuga iti duhamagariye abacamanza bose uyu munsi kudakora. Maze bikubahirizwa igoma kandi itakihayobora. M23 yabata muri yombi kavuga ukuntu mubahiriza ibintu by'Kinshasa. Yego. Nubwo yavuga ngo abacamanza bose bajye gufata amakoti yo kwambara amashya leta izabyishyura ukajya kurifata, bakoze impamvu yo gufata ikoti utatubibwiye na Colonel Nanga abubwiwe ni Kinshasa. Yego. Na amateste akomeza kuba ku bantu barwana. Nicyo je navuga. Ndumva ari ibyo. Marsha no kuri ndagushimiye cyane ku bitekerezo byawe, ibiganiro byacu nakagaruka wakoze cyane n'ukuri. Nawe wakoze n'ukuri. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.